Uraho neza ndagusuhuje, ikaze kuri Merance TV show. Ibitekerezo byanyu bijye biba ibyiza gusa, ukuri, icyubahiro, gukiranuka, urukundo n'ibyo gushimwa n'Imana ndetse n'abo mubana. Mwibande ku ngeso nziza. Turebe ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4:8. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Hano turareba harimo ukuri, kuba mu kuri, kubaho mu buzima ariko uri umunyakuri, kandi ukagira ubutabera muri wowe, ukagira icyubahiro muri wowe, aricyo kikuganisha ku ngeso nziza no kubaha Imana kandi no gukiranuka. Ukagira urukundo muri wowe, ukabaho wiyoroshya, kandi muri wowe hakarangwamo imbabazi. Ukaba umunyembabazi, ukaba umuntu wumva abandi, ukaba umuntu usobanukiwe icyo yakorera abandi kandi cyiza, kandi ukagira ubumwe muri wowe, ukirinda kwitandukanya ndetse no kwivangura n'abandi. Ikindi kandi ukababarira, ukaba umuntu ubabarira, kandi ugaharanira kuba umwizerwa mu buzima bwawe, ugaharanira kwizerwa n'abo mubana ndetse kandi n'Imana ikakwizera. Kwicisha bugufi bikakurangwaho, ukaba umuntu uzi kwicisha bugufi kandi ukabikora bikuvuye ku mutima, atari kwa kundi umuntu yiyoberanya agakora ibitamurimo. Ugasaba Imana ikakwigisha guca bugufi, kandi muri wowe ukarangwa n'ibyishimo, ibyishimo n'umunezero biturutse ku Mana. Aho ngaho niho hazaturuka n'amahoro, ya mahoro Imana itanga, ya mahoro adakurikirwa n'ibindi by'imibabaro. Rero ibyo byose nubikurikiza uzaba umunyabuntu, uzaba umunyamurava mu byo ukora byose, kandi isi izakugiriraho umugisha, abakuzi n'abatakuzi bazajya bakugiriraho umugisha. Kandi ukwiriye kuba inyangamugayo mu byo ukora byose. Buriya kugira ngo umuntu abeho kandi abeho mu buryo bwiza, ni uko aharanira kuba inyangamugayo, ukarinda ijambo ryawe. Niba uvuze ijambo ukagerageza kugira ngo uryubahirize. Buriya ubunyangamugayo no gukora iby'ubunyangamugayo, abantu benshi muri iyi minsi cyangwa muri iyi si tugezemo muri iki gihe byarabananiye. Rero reka nkwinginge wowe tubana hano kuri iyi cano yanyu, nkubwire ngo haranira kuba inyangamugayo. Icyo uvuze ugikore, icyo usabye ucyubahirize, ibintu byose byubahirizwe, ubigerageze kubikorera ku murongo. Buriya ubunyangamugayo nibwo butuma umuntu abaho, nibwo butuma umuntu agirirwa icyizere, kandi rwose icyizere iyo cyatakaye n'ibindi byose urabibura. Ikindi kandi ugaharanira gushimwa n'Imana, kuko burya Imana iyo igushimye n'abantu baragushima, kuko ntabwo umuntu waharaniye gushimwa n'Imana aba ari gukora nabi. Kuko iyo ukoze imirimo myiza, iyo ukoze ibintu byiza nk'ibi byose twabonye, n'Imana irakubaha, n'Imana iragushima, kandi ukabaho muri iyi si mu buzima turiho, ukagerageza no kubaho wihangana. Burya kwihangana ni ikintu gikomeye, kandi ni ubutwari abantu benshi batajya babasha gushobora. Rero ibi byose uzabigeraho kandi uzabibaho mu buryo bwo kwihangana, mu buryo bwo kugerageza kugira ibyo wirengagiza, ahubwo ugakurikira ibyiza, ibyo ubona by'ingenzi ku buzima, ukaba ari byo wubaha, ukaba ari byo ukurikiza. Ibyo byose rero byose bizagusaba kwihangana. Ikindi kandi ukagira neza. Burya nta muntu n'umwe udakeneye kugirirwa neza. Nugirira neza mugenzi wawe, ahangaha uzaba ukoze ikintu cy'ubutwari. Rero dukwiriye kubaho twibanda ku bitekerezo byiza n'imico myiza, kandi bikubiyemo ukuri, ubutabera n'urukundo, ndetse n'ubwubahane. Kandi iyo twibanda kuri ibyo, bituyobora mu buzima burangwa n'amahoro, ubupfura n'imibanire myiza n'abandi. Ibyo nawe nubigerageza bizakugeza ku bintu byiza, kandi uzaba rwose uri gukora iby'ubutwari, uzaba uri gukora ibyiza, bizatuma ubaho mu mahoro, kandi ubeho uri uw'umumaro muri bagenzi bawe. Anyemerera ngushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe ukankurikira,
kandi ngusaba kugira ngo ujye ubana nanjye buri munsi ukurikirane ibiganiro nkugezaho bizakugirira umumaro, hari aho bizagukura ndetse hari n'aho bizakugeza. Kandi mujye mwandika muri komenti, mukande like kugira ngo ibiganiro byanjye mujye mubikurikira ku gihe. Mbabwira ngo nzajya nkurikiza inama zanyu, nkurikize n'ibyo mushaka ko mbagezaho, kuko ni mwebwe mutumye ndaha. Reka mbashimire rero, mukomeze kugubwa neza.